Bamwe arimo bakunda kutubwira ngo n'umuntu ifi azarya umunsi umwe, ariko numwigisha kuroba azarya amafi ubuzima bwe bwose. Iki ni igitekerezo cyiza ku barezi, abakunzi b'amafi, abarobyi, ariko ni ikibazo muri business. Abakiriya ubundi ntibifuza kwiga kuroba kuko aho ibyuzi biri barahazi. Ba mwarimu banyihanganire, si ugutesha agaciro imvugo nziza, ahubwo ni ukuyimurika ikaba nziza kurushaho, niryo terambere. Mu yandi magambo, iyo ngiye muri resitora mba nsize igikoni wanjye. Hari ibyo mba nshaka, hari n'ibyo mba mpunga. Ibyo mba nshaka ni ibi bikurikira: kwakirwa n'abandi, kwitabwaho care, kubonana n'abandi, kwibagiza iminaniro stress, urutonde rugakomeza. Naho ibyo mba mpunga ntashaka ni ibi: kujya mu gikoni, iminaniro stress, irungu, urutonde rugakomeza. Uru ni urugero ruto ntanze runtera kujya muri resitora, ariko ndabizi ko abacuruzi bamaze kubisanisha n'ibyo bakora buri munsi. Gishatse kuvuga ko kugira ngo utere imbere muri business ugomba kumenya icyo abantu bashaka, hanyuma ukakibaha, nta bindi. Ibanga rero ritera abarwiyemezamirimo bato gutera imbere ni uko basobanukirwa iki kintu: ihuriro riri hagati y'ibyo bakunda cyangwa se bakora mu buzima n'ibyo abandi bifuza mu buzima. Ni ukuvuga ngo ibintu byose nkunda gukora ntabwo ariko bifitiye abandi akamaro, akaba ari nayo mpamvu byose bitambyarira umusaruro. Urugero ruto natanga: nshobora kuba nkunda kurya, ariko kurya kwanjye ntacyo kumariye abandi. Ndabizi ko mwese muzi umugabo urya bakamwishyura. Icyo yashoboye ni ugukora icyo akunda, hanyuma kikagirira abandi akamaro. Umukinnyi arakina hanyuma agahembwa. Aha rero abakoze ibyo akunda kandi bifitiye abandi akamaro, bikamuhesha inyungu ifatika. Ingero ni nyinshi twatanga, ariko muri ibi cyo gukora ibifitiye abandi akamaro ari cyo. Nuramuka rero udasobanukiwe iki kintu, wibagirwe no gutera imbere muri business yawe igitangira. Ugomba kwiga guha abantu ifi aho kubigisha kuziroba, ariko mbere yo kuzibaha banza wibaze nimba mu by'ukuri bazikeneye. Nusanga bazikeneye, ukurikizaho kwiga uburyo bwo kuzibahamo bukungura kandi bugatuma bagaruka. Numara kugurisha iya mbere, intsinzi zaba yatangiye. Ibanga no gukora uko ushoboye kose ukagurisha cyangwa kungukira mu bikorwa byawe. Turangiza, reka tuvuge ko abantu bakunze ibyo ubaha kandi bifuza no kubyishyura. Ariko se uzagendera kuki ushyiraho ibiciro? Benshi bakunze gukora ikosa ryo gushyiraho ibiciro bigendeye ku mwanya wabo bafashe n'ibyo batakaje bagerageza gukora ibyo bakora, n'ibindi byinshi umuntu yafatiraho. Ariko se hari umuntu n'umwe witaye ku mwanya n'amafaranga wakoresheje kugira ngo ukore ibyo ukora? Icyo abantu bitayeho ni ya value cyangwa se akamaro ibikorwa byawe bibafitiye. Ariko ntibagirwe icy'ingenzi: ese ibyo ukora bikemura ibibazo cye mu buzima bwacu bwa buri munsi? Ese ibyo ukora urabikunda ku buryo wakwishimira no kubikora inyungu ari nke cyangwa se ari ntayo? Murakoze.